Birashoboka cyane ko waba warigeze urara hanze cyangwa se ugahira inyuma y'urugi muri rusange, ariko bitewe no kubura imfunguzo wenda wazitaye, wazibagiriwe mu nzu cyangwa se bazikwibye. Ibi byose tuvuze haruguru birashoboka. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo butandukanye wakoresha wica cyangwa se usetsa ingufuri. Ariko ibi byose bikaba mu gihe wahuye na kimwe mu bibazo twavuze haruguru: kubura imfunguzo, wazitaye, bazikwibye cyangwa se wazibagiriwe mu nzu, ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye zishobora gutuma ubura imfunguzo. Cyitonderwa, hano ntago nje kwigisha abajura cyangwa guha ibitekerezo amabandi kugira ngo bajye kumena amaduka y'abandi, ahubwo ndabwira wowe ushobora kuba wabuze, wataye cyangwa se wibagiwe imfunguzo ahantu runaka bigoranye ko wazigeraho byoroshye, bityo bikagusaba gusetsa ingufuri. Si ibyo gusa, kuko mu kiganiro cya none tuza kugaruka ku mikorere y'ingufuri muri rusange kugira ngo byose bize gufataniriza hamwe twungura ibitekerezo. Niba ari ubwa mbere tubanye mu kiganiro, wakora subscribe. Niba ubona ino video hari ikibuze ko kwigisha, wakora like, hanyuma tukajya twibanira mu biganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Bazaza, iyi ni TV X Presents nguhaye ikaze. Reka tujye mbere mu kiganiro. Uburyo bwa mbere wakoresha wica cyangwa usetsa ingufuri ni ubwitwa additional insert, aho useseka kuma gato gaforomye nk'izuru ry'ingufuri ukagashyiraho ingufuri ifungukira, hanyuma ugasunika cyane. Nta gutinzamo ingufuri ihita ifunguka. Bikora bite sasa? Mu gihe usunitsemo aka kuma karagenda kagasunika igifata mu mwenge w'izuru ry'ingufuri, ako kanya izuru ry'ingufuri rigahita rizamuka, ingufuri ikaba irakingutse. Ubu buryo buroroshye kandi ntibwangiza ingufuri uzabukoresha. Nyuma y'uko ubukoresheje ukabona imfunguzo zawe n'umuti ingufuri ukomeza kuyifungura nk'uko bisanzwe. Uburyo bwa kabiri ni ubwitwa spanner compression, aho ufata isupani ukayiryamisha indi ukayitambika ku yindi ariko itaryamye ahubwo iri vertical, ndavuga ihagaze, ugakanda cyane ingufuri ihita ifunguka. Si ingufuri ntoya gusa, ahubwo no ku ngufuri nini wabikora. Reka twerekeze ku buryo bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu bwitwa plug head removal. Ubu buryo bitekerezwa ko ari nabwo bukunze gukoreshwa n'abatari bake muri rusange, aho hifashishwa isupana na turnevis. Hanyuma ugafata isupana ukayinjiza mu ngufuri igaramye, ugafata turnevis ukayishyira mu mutima cyangwa se ahitwa keyway mu ndimi z'amahanga, ugakanda cyane kugeza plug cyangwa se umutima w'ingufuri uturumbutse, hanyuma ugakuramo utundi twuma twaba dusigayemo igahita ifunguka. Strategy ndimo kukwigisha ni byiza kuzikurikira neza, ushobora kuzikenera aho rukomeye. Uburyo bwa kane ntekereza ko ari nabwo bwa nyuma ni ugufunguza ingufuri udukwege. Ubu buryo nabwo buri mu buryo bukora neza ushobora gukoresha. Ugomba gukata agasinga kamwe ukagakora ku buryo nukinjiza mu mutima w'ingufuri kaza guhita kokipa cyangwa se gafunga undi mwanya uza kuza gusigara igihe haza kuba hinjiyemo akuma ka kabiri wakase nk'indobani. Iyo kagezemo uko gacokoza kagenda gasunika amapini ari mu mutima w'ingufuri, gakora neza neza nk'iby'urufunguzo rukora, ako kanya igahita ifunguka. Nyuma y'uko twize uburyo butandukanye wakwifashisha usetsa ingufuri, ubutaha nzagaruka turebera hamwe uko wasetsa ipingu muri video zacu zikurikira. Menya neza rero ko wakoze subscribe kugira ngo utazacika. Njye nitwa Bazaza, iyi ni TV X Presents, kuri iyo subscribe ndabakunda cyane. Hasta la vista.